zamuka hanyuma Nepo wagiye ku munsi w'ejo tubwire urugendo rwawe niba rwaragenze neza hanyuma none uze kugera no kuri uyu munsi n'ibihari nyine abareyo bamenya n'ibiki biramutse muri Tanzania ku ikipe ya Rayon Sport gahunda z'uyu munsi zifashe gute niba wabashe kuzimenya tubwire uhereye rwose ejo ugenda kugeza uyu munsi. Murakoze cyane munahereye ahantu heza reka mpere tugiye guhaguruka kuko sibye twebwe kuba nk'abanyamakuru yari njyewe ndetse nandi kumwe n'umutasirikari ngira ngo nitwe banyamakuru twagurutse ku munsi w'ejo. Impamvu mbigarutseho nuko hari inkuru reka nsubira inyuma yasohotse ubwo ikipe ya Rayon Sport yajyaga guhaguruka ku kibuga cy'indege mpuzamahanga ari i Kanombe. Hari abakinnyi ba Rayon Sport bagera kuri 5 bagonzwe n'ibyangombwa passport de service zabo zari zitaraboneka. Kuba zitarabonekeye igihe rero bituma urugendo rwabo rusubikwa kujyana n'abandi, biba ngombwa ko bahaguruka bukeye bwaho kuwa kane. Ni indege rero yagombaga guhaguruka saa 6:30 za Kigali, ariko twahagurutse saa 6:05 za Kigali tugera Dar ku isaha y'isa 7:45 twari dusesekaye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Julius Nyerere hano Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Abo bakinnyi 5 rero na abakinnyi barimo umudefanseri Fabrice Nshimiyimana, bakabamo rutayizamu Habimana Yves, bakabamo umudefender mwiza cyane Rushema Chris, hakaza winga Machachar unari bukoreshwa uko byagenda kose ndaza kubigarukaho. Harerimana Abdulaziz Rivaldo ndetse na kipa Mugisha Yves akaba ari umuzamu wa kabiri kuko anasigara abantu baravuze bati ko Dirisa Kuyate yavunitse adahari uyu muzamu kuki atagiye, kuko abafana bahita bagira impungenge bakagira ngo ni ikibazo wenda gikomeye cyatumye batagenda, ariko reka tubamara impungenge yarahageze arahari twarahageranye ku isaha y'isa 7:45 tugeze hano. Ubuyobozi bwa Rayon Sport bwahise buza kureba abo bakinnyi bambaye neza kumwe ikipe yagiye yambaye mu myenda myiza uko ari 5, bahita babafata babajyana kuri Onomo Hotel ahacumbitse ikipe ya Rayon Sport, bakomeza kuba hamwe n'abandi cyangwa se bahita bakomeza urugendo rwo kwitegura uyu mukino na bagenzi babo. Umwuka ni mwiza, bo mu ndege twanageragezaga kuganira siritunge natinze kuri rutayizamu Habimana Yves mubwira nti abavandimwe dukorana bagutaziriye Rutsiro bitewe n'ibitangaza wakoreye muri Rutsiro byanatumye werekeza mu ikipe ya Rayon Sport, ntekereza ko byari ugukabya inzozi abakinnyi bacu tarasoka ngo ajye hanze burya kunyura mu ikipe ya Rayon Sport ndetse na APR benshi biba ari inzozi kuri bo. Abo bakinnyi rero 5 basanze abandi. Information nahita ntanga kuri aba bakinnyi 5 murumva yuko hari imyitozo yakozwe bataraza kuko Rayon Sport twe turi gutegura urugendo mu gitondo mu masaha y'isa 4 bakoze imyitozo. Birumva kana abo bakinnyi bahise basiba iyo myitozo. Bahageze rero uwitwa Mwambari Serge fitness coaching watangiye kugaragaza icyo reyizamukuramo, watangiye kugaragaza ibyo azaniye ikipe ya Rayon Sport. Yahise ababwira ati gahunda ni mufata amafunguro ku isaha y'isa 8 muraruhuka amasaha 3 meza cyane. Ku isaha y'isa 11 turaduhuriye muri gym. Uwitwa Fabrice Nshimiyimana defender arangeraho saa 11:05. Nyuma gato y'isaha singira uwonza kubaza ngo ko ntamubona aracyari mu cyumba, mbe mbareba mwegereye ku muryango wa gym umwana agezemo namwe muhite mufatiraho. Bivuga ngo Fabrice yinjiye mbere. Hari uko umutoza wa fitness yajya kurikirana amakuru yamwifuzaga mbere y'abandi. Aramubwira ati dukore, bakorana isaha, abandi bahita binjira nabo uko ari 4 arabakoresha, barimo Habimana Yves, harimo Rushema Chris, Harerimana Abdulaziz Rivaldo ndetse na Mugisha Yves. Munyemerere nsubira inyuma rero gatoya kuko turagendana etape par etape. Ubwo mbere yuko tuhagera mu masaha y'isa 7 abakinnyi ndetse na delegation y'ikipe ya Rayon Sport yobowe na President Tade n'abamugaragiye murabyibuka. Hari abayobozi bagiye bazana na equipe. Liliane nk'umuyobozi murabizi ko arimo,
yanatanzwe nka CEO mbere y'uko aya marushanwa atangira mu buryo bwo kuzuza inzego. Hari Irambona Eric nawe ari mu buyobozi, ndetse n'abandi baherekeje ekipe ya Rayon Sport barimo Mike. Uyu mugabo muramubona umuherwe, umugwiza atunga, reka mbyite gutyo. Uyu mugabo aramuzi rigani muri Kigali Universe, abantu baramuzi muri team ireberera Bruce Melody, ariko ni umunyamafaranga cyane, akaba umukunzi wa Rayon Sport. Murabyibuka ko no mu bantu batanze prime ikomeye kuri match ya Kiyovu Sport yararimo. No mu batanze prime n'ubwo ikipe ya Rayon Sport itatsinze match y'i Kigali, uyu mugabo yari ahari. Aratanga amafaranga, n'umureyo wuzuye arahari. Keri Mukandanga arahari. Keri muri Rayon Sport. Keri Abraham, urakoze. Keri arahari, yajyanye na ekipe. Furaha arahari. Urumva ubwo mite mbijyanira hamwe na ekipe ku isaha y'isa sita. Basuwe na ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania, General Patrick Nyamvumba. Arabasura, banza kubi excuseaho ko ashobora kuba basuye mu masaha bari bagiye gufata amafunguro, ariko avuga yuko byari ngombwa kuko ni ikipe y'u Rwanda, n'abanyarwanda n'abana b'igihugu bari mu gihugu cya Tanzania, niwe na bagenzi be bari muri ambasade babareberera. Bagomba kumenya umwuka bajemo, bagomba kugira iyo motivation. Anabemerera yuko hari gukorwa mobilisation ku buryo abafana baba Dar es Salaam b'abanyarwanda bagomba kuhaba bagashyigikira ikipe ya Rayon Sport aho izakinira. Anababwira yuko nibyo barasitaye i Kigali, atariko turabizeye n'imbaraga zanyu n'icyo mufite n'icyo muzi ko mugomba kubikora Tanzania, kandi turabizeye ko icyo kintu muzagikora. Aravuga ati mukotane, mushyiremo imbaraga. Agerageza kuba motiva. Perezida wa Rayon Sport Tadia itabisobanura, aravuga ati nanjye ubwanjye mpageze narabimusabye ko yadushakira umwanya muto mu afite nawe utari mwinshi bitewe n'akazi kenshi afite, akaza kudusura tukamubwira icyo tuzanye Tanzania nk'abanyarwanda cyitwa insinzi, gukora ibishoboka byose tukareba ko twahesha ishema igihugu. Tade aranamushimira. Ambassador General Patrick Nyamvumba ababwira ko nibimukundira yagera kuri match, ariko afite akazi kenshi, ariko niyo ataboneka hari abandi muri ambasade bazaba bahari. Ariko icyo abijeje gikomeye nuko ikigendanye na fans, abafana bazaboneka. Ati yaba bari Tanzania n'abanyu bazabaherekeza, ati stade zaba imeze neza cyane, irimo abareye. Ubwo iyo ni inama cyangwa se nicyo gikorwa cyabayeho ku munsi w'ejo ku ikipe ya Rayon Sport, cyiza cyane cyanashimishije abayobozi. Uyu munsi rero habanje kuba icyitwa pre-match meeting. Ni iki mu maklub hari abagabo ngiye kuvuga bahura na komiseri w'umukino bakagira ibyo baganira. Ku ikipe ya Rayon Sport muri pre-match meeting itangiye mu kanya ku isaha y'isa 4 za dar, bajyanyemo witwa kit manager. Kit manager ndihuta cyane abagiye gusobanura ku bigendanye n'imyenda, amenya adversaire azaba yambaye ate, twe tuzambara dute, abazamu ari igihe ujya kubona bashaka kwambara amabara yisanishije na adversaire. Ibyo byose bakabyirinda ku buryo imikino nyafurika ntabwo aba ari local competition, igomba kugaragaramo ikinyuranye. Iyi kipe abantu baravuga batwenda utsinze muri byinshi, ariko se ndani kwa ndani mu kiwanja ikipe ya Rayon Sport imeze ite? Ikipe ya Rayon Sport yakoze imyitozo ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 4 za Dar es Salaam, ubwo ni mu masaha y'isa 3 za Kigali. Ekipe yagaragayemo Emery Bayisenge, nkuko mwagiye munabigarukaho, we yarari tayari yabonetse mbere y'abandi. Imyitozo y'i Kigali yarayikoze mbere yuko bahaguruka. Ari kuitwa Bigirimana Abed, nibutse uko rigana mwita bamwita uriya muhungu y'ifizi bamwita Bigirimana Abedi Lokando. Kuko ndashaka kuzajya nsobanura, ariko uno bagize imana manu kuvuga uti Lokando. Lokando no mpira Bigirimana Lokando. Buri wabona ahantu bita ifizi, buriya muri Kongo bagera n'ibintu bita nyine by'amoko nyine. Bariya n'abana bavuka mu bwoko bw'ababembe babaza umupira mwinshi cyane. Bavuga ko na ba Diamond ari cyo gice begereye, n'abantu bagira tara cyane babazi kuririmba no gukina umupira. Babaturiye n'inyanja hariya kabisa ku buryo baba barya amafi cyane. Buri wa Jabedi mu biryo akunda ntiyabura kukubwira gafi n'ubugari.
Abedi Lokando. Uyu musore Lokando rero ariteguye cyane, imyitozo ayikoze neza perfect, ajya muri duel, ajya mu kirere kwa kunda tinda mu bicu, umupira akawutegereza, aravuga ati imipira y'imiterekano sibye kuba ku makuru ari Yusu Dianya agomba kugaragara mu kibuga, amahirwe menshi we na Emery Bayisenga ko twagarutse ku kintu kigendanye na taye. Rayon Sport Kigali yabonye uburyo burindwi bw'imipira y'imiterekano, ndavuga na makona n'amakufura meza bateraga, hakabura umuntu ushobora kudepoza umupira mu izamu. Witwa Yusu Dianya ubushize muri sezishize atsinze ibitego 4 by'imipira yo mu kirere. Emery yatsinze igitego mu bitego amaze gutsinda muri Rayon n'igishaka kibe kimwe, ni igitego cy'umutwe mu kirere. Aba bakinnyi ubashyize Abedi tuzi yuko ategerereza mu kirere umupira utitaye ku ndesho ye, nawe n'umukinnyi ngo yakoreshejwe muri ubwo buryo cyane ku munsi w'ejo. Bivuga ngo umutoza atangiye kwitegura buri detaye yose yatuma acyura umukino. Ese sibye kuba muri open play twaba beza, ariko se ku makude pieza leta ni turi tayari? Ese defense ni ikeneye umuyobozi nka Yusu Dianya? Ese Emery Bayisenge kuri experience ntabwo akenewe? Izo detaye zose nizo umutoza ari gufunga. Imyitozo yarakozwe ku munsi w'ejo, indi irakorwa kuri uyu munsi ku ikipe ya Rayon Sport. Umva ko Emery yagarutse ameze neza, Beta ameze neza, udahari n'ubundi n'abakinnyi batajyanye na equipe, Dirisa Kuyate ndetse na Rutayizamu Ndikumana Asman bagize ibibazo by'imvune, abandi bakinnyi bose barahari, umwuka ni mwiza, abakinnyi bafite icyitwa motivation. Ruvuyanga na bagenzi bawe, ikipe ya Rayon Sport ifite icyitwa confidence, bafite icyizere, baranezerewe dari, bahoze bambaza bati ibi bitegura tayari kubyogeza. Ndavuga ni nta kibazo, icyo ni cy'abanyarwanda bifuza, ni equipe yasohokeye Rwanda, nta kibazo na kimwe kuba mwakwitwara neza, ni cy'abanyarwanda bo bifuza, cyangwa se nicyo n'abareyo bifuza kumenya. Ubwo gahunda niyo wenda